nongeye kubasuhuza abantu banjye. Imana ikomeze ibane namwe. Ubuntu n'amahoro Imana itanga reka bikomeze bugwire mu mitima yanyu. Ndabakunda cyane, ariko ijuru ryo ribakunda cyane kurushaho. Ndabashimira rero mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu, cyane abakoze subscribe ndasabiye umugisha. Namwe mutarayikora kandi ni ukuri nta rubanza pe, nta rubanza, ni uko igihe kitari cyagera ngo namwe nikigera tuzabona muyikoze. So mugubwe neza rero, ineza y'Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bubazenguruke, imbaraga z'Imana zibabeho, icyubahiro cy'Imana kibaganze. Ndabakunda cyane. Twagarutse rero mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Ndabizi neza ko hari inzozi warose, nanjye hari izo narose, ariko Imana ivugana na buri muntu wese nk'uko mbora mbivuga. Yobu yarabivuze, numva ari mu bice 33, 14, 15 yasobanuye ko nta muntu n'umwe Imana itavugana nawe. Ushobora kukuvugisha mu nzozi, ushobora gutambuka ku cyapa wabona ibyanditse Imana ikabivuganye nawe, ushobora kuvuganira nayo mu gitabo, muri Bibiliya niba uyizera. Imana ishobora kuvugana nawe inyuze mu nshuti yawe, ishobora kuvugana nawe inyuze mu mubyeyi wawe, cyangwa se mu mugabo wawe, mu mugore wawe, mu muntu wawe wa hafi, mu muturanyi. Imana yavugana nawe kubera ko ishatse kuvugana nawe ntiyakubura, kubera ko ntabwo yirusha imbaraga, ntabwo yirusha amaboko. Imana ivugana na buri muntu wese uyizeye, Imana ivugana nawe. Hanyuma rero kuri inshuro ndashaka kuvuga ku nzozi, ariko abakunzi bacu bagiye barosta baratwandikira. Izo nzozi nizo shaka kuvugaho. Birashoboka ko nawe warose inzozi zimeze nkazo, ni umugisha urabutomboye, nawe izawe ziraba zisobanuriwemo. So reka mbere kuri izi nzozi z'uwitwa, ndabona handitseho ngo Sibo Jabo. Yararose, yavuze ngo nanjye narose tuwarete uzuyemo umwanda w'umukara mwinshi, wuzuyemo kandi mu kandi kanya mbona hajemo amazi meza, maze ya tuwarete umwanda ushiramo iracya. Munsobanurire. So iyo ubirose ibyo bintu bisobanura ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere biba bisobanura ko umutima wawe cyangwa se wowe ubwawe, ubuzima urimo uri mu buzima bwo kwijandika mu byaha. Ushobora kuba ari ubuzima bwo kwijandika mu byaha urimo, ariko hakaba hari umucyo ugiye kuzakurasira, Imana igakoropa uwo mwanda w'ibyaha wari uri ku buzima bwawe. Niko kubona iyo tuwarete yari yuzuye umwanda kandi w'umukara, hanyuma amazi meza akaza akabikoropa, umwanda ugashiramo. Bivuze ko hari ubuzima urimo uri kwivurugutamo bubi, ariko Imana ije kugukuramo, ikohereza amazi yayo meza ikagukoropa, ukaba mushya, ukaba wuzuye rwose. Hanyuma ikindi cya kabiri, ubundi busobanuro bwa kabiri, ushobora no kuba muri wowe wararozwe, hari imbaraga za karande ugendana, hari umwuka uba muri wowe w'imbaraga za karande. Kuvuga ngo muri make ibintu byawe byose cyangwa se ubuzima bwawe bwose bukaba bwararangije guhumana. Kuvuga ngo iyo urose uri muri tuwarete y'umukara imeze uko kuntu, irimo imyanda y'umukara imeze uko kuntu, bivuze ko ubuzima bwawe bwahumanijwe. Ushobora kuba bwarahumanijwe na karande, ushobora kuba bwarahumanijwe n'abarozi, ibyo birashoboka. Ariko mu gusenga kwawe hakaba hagiye koherezwa amazi kugira ngo akorope iyo myanda yose, akorope ayo marozi yose, akorope izo mbaraga zose, akorope uwo mwuka wose, kugira ngo uve ku buzima bwawe. So rero icyo nicyo gisobanuro gikomeye cy'izo nzozi. Niba warabirose, Imana igukuyeho uwo mwanda. Niba wararose ibyo bintu, niba Imana igukuyeho uwo mwanda mu izina rya Yesu. Ariko biragusaba ngo winjire mu gihe cyawe cya deliverance, winjire mu gihe cyawe cyo gusenga, kugira ngo Imana igukureho buri uwo mwanda wose. Ndakwibutsa ko iyo urose amazi meza, nk'ayo mazi yaje
agahumanura iyo tuwarete ikaba nzima, biba bisobanura umwuka wera. Amazi ni umwuka wera, biba bisobanura umwuka wera, biba bisobanura isoko y'umwuka wera iba igiye kuza ikinjira muri wowe igakoropa buri mwanda wose. Ndabona uwitwa Jori Izabayo, we ntacyo yavuze, ahubwo yaravuze ngo Imana iturengere pe. Hanyuma ni ntungiye Marie Chantal, Mama Chantal, Marie Chantal, yaravuze ngo iki mwaramutse, kurota ugenda muri wese ya ruguru nibyo, hama urangije ugasohoka ugatora ibyatsi ukihanaguza, hama hakaba uwundi muntu yari yakurindiriye hanze, wibaza ngo nawe araje jyayo, kandi w'umuhungu yarangiza ntajeyo, ahubwo agaca kuzanira amazi, mugahita mukaraba intoki. Mwese bisobanura iki? Bisobanura iki rero? Bose yabyanditse mu rurimi numva ashobora kuba ari mwene data w'umurundikazi, urumva yagiye abyandika mwene bisobanuke neza, ariko birasobanutse. Urumva yararose, arota ajya muri tuwarete ngo ya ruguru muri wese, nyuma yaho aza gutora ibyatsi arihanaguza, nuko ariko ngo hanze hakaba hari undi muntu w'umuhungu yari amurindiriye. Nyuma umuhungu aza kuzana amazi, bakaraba intoki. Bisobanura iki? Bisobanura ko hari ubuzima urimo, ariko ubwo buzima ububayemo mu buryo bwo kwirwanaho cyangwa se mu buryo bwo kwiyaranja, kandi ubwo buzima ni bubi. Bubayeho mu buryo bwo kwiyaranja, ariko kandi ubwo buzima ni bubi. Rero ibi bikaba bivuze ko hari undi muntu Imana ikuzaniye mu buzima bwawe kugira ngo atume ubuzima bwawe buba bwiza, ubwo uyu Marie Chantal urikize uko inzozi ze zivuze, birashoboka ko ari umukobwa. Uyu ni umukobwa Imana igiye kuzanira umuntu uzamubera umumaro, uzamenya ibyo akwiriye n'ibyo akeneye mu gihe gikwiriye. Uyu ni umusore ugiye kuza mu buzima bwawe, azaza amenya ibyo ukwiriye kandi abiguhe mu gihe gikwiriye nyacyo. Agiye kukubera umutaka, agiye kukubera inkingi, agiye kujya kukwitaho, agiye kukumenyera buri kintu cyose mu gihe gikwiriye. Ikintu cyo bivuze ni wararose, urosa ari ubuzima urimo busa no kwiyaranja, busa no kwirwanaho, ariko Imana igiye kugukura muri ubwo buzima, hanyuma ikuzanira umuntu ugusapotinga, umuntu umenya icyo ukwiriye n'icyo ukenye mu gihe gikwiriye. Imana iguha umugisha. N'abandi mwese mwagiye murota inzozi zisa nazo, niyo wararose ujya muri tuwarete ukabona muri iyo tuwarete wayisohokamo ukabona umuntu akuzaniye amazi, biba bisobanuye ko hari umuntu Imana izanye mu buzima bwawe ugiye kujya agufasha, kandi akaza mu gihe gikwiriye. Rero Imana ikomeze ibagire neza. Reka duhurire mu nzozi zindi zikurikira.